Sara. Amai, simama tukuja chuma jari na. Afrika zende na. Ngano koma ni kungonga. Abesiro esenda kugongorijwe. Nosugiye he? Aho ngiye sura hashinze. Yebi yo nkweto. Kese birakure. Nkweto imeze hari wari renze. Ubaza aho ngiye aho ubona ndi kujya niho amaguru ari kwerekeza. Mani tegeye hariya mu bintu by'imyiyere ko giye he? Cyo wimbaza aho ngiye wa. Reka tureke gupfa ubusa. Urabona ndi gutsindira ibihembo. Sawa. Aba nkubona. Fresh man, wicaye hano. Man, niko mishaka kwicara hano. Aha. Subiza cyangwa ubyibura n'ubundi ntabwo mbuza kujya gukora igihembo cyanjye wahantu. Pese wakintu. Ntabwo bizi ko iyo tujya kugaragaza impano hari gaze. Kugaragaza impano? Ye n'ukuntu wamusikereje ubundi yantwaye impano. Igihembo ragitwaye ariko no munsi. Niryane nisanga. Ni saa munani ho twavuga. Saa munani mu nda yanjye ni 0. Ubwo muje mu nda ni 0. Reka nkwereke. Urasanga hamwe banganye. Wisiga tubara rasa tujyane. Ayavuza nana kandi banganye bose manda. Asubana wa pekiti. Mwantanga man. Muzanabaza nabo mwantanga. Ugiye umuntu wabanje kugira hano. Namwe murashaka kuntanga mwabareze. Muzanabaza. Hari mpamvu yo kudutanga. Mwabareze yo kudutanga. Abona bagaritazi bari kuvaye. Sisi muje ubu muri mwebwe. Suni muje gukora cyane na. Toka mbereze. Muje gukora cyane. Abantu God Bitari cyane muri mwe. Ugena abantu. Iyo utabona ntutekereza ma. Simbe sire ukabanzi wawa hano wabantu gukora igihoje gukora icyabo. Ibesha no mu. Bano babiri bari babanza kwinjira. Twebwe. Sura umunsi mucyahari yakuzare. Niko mugere. Kaze byakaze. Gere ma. Antani Karimani. Ako se imbesire. Muri minandiki. Ari niyo masaha twavuga. Ngo no mujanje gusimbwa gusa. Kogeze. Kandi subiza kibangu. Naze ndebe sha. Ito jaji. Nuko jaji kubona se itonde ndagukata ibi bintu ntabwo byemera. Bariya nabaje kugaragaza impano. Kandi babariya nta barayiko nyine bambere. Oya nibatanye ko mbona se bakana batari. Nuri urwaye bwake imana yo kurwara bwake siba. No mazimana bukakaza kakata. Ntacyo niba reka dutangire nta kibazo. Urase bari abantu. Uriya namuzi. Yesura n'impano zacu mu kanya batazirya. Barabazi. Zankwese tukuremana. Uretse mbanze mbaye wani. Mwabantu mwaje kugaragaza impano niba munazifite. Urazana impano yapfuye nkanya. Ndagukubita zirakunukaho. Nari bireka dutangire. Ibikoresho. Nakabike kana kitwaje kaze mwereke. Abona jaje se ukera wari nabwenge wari. 0 shomba. Sare wa mbere natambuke turahera ku ruhande turahera ruguru babiro tubetse gatoyi ni iminota 2 utasoza utawuti amasegonda 20 utinda impano yawe iracibwa mu kwicyari karwa n'inuro cywankiza genda ifite fa Ebo jamana biye man. Imano. Yaba yagwa cyo imano. Wow na hata masana sama. Usanga
nsanga ufite impano imeze nk'iyanyu kwa pfuye ndagukubita zikunuke inkari nizo mvuga ntari bitwagiye amazina ajya witwa nde sha nitwa Gilbert Double J amaye umurundi abaye umurundi ufitiye impano yo kwihagisha yo kwihagisha ndagaza natangira ufitiye impano yo kwihagisha genda ifite ufite impano ajya tubwira ngo witwa Bone Double J sha Double J Wibagirwa Gilbert Double J ufite impano kwihagisha noneho tugiye gutangira watangira ukagaragaza impano yawe impano yanjye mwayibonye iyo mpano iki cyarari harimo iyi technique ma uzagerekanye kukugabura naho ni umuntu wabikora nakasweje nacyaki godge muri impano nukumbaye kure bankuhaye inyoko cyangwa cyane cyane imisoro yazi ikindi kimara kizegerekanye nkuhaye 0 kuri 200 ariko turamurenganya bamuhaye abiri najyananye ikindi n'ikindi ni cyanjye sha igihembo ni cyanjye ariko ni papa wanjye tangiye ufitiye impano ivuga amazina yawe ubundi tubwiye n'imana amazina yanjye banyita Kihoto iye mano ufitiye impano nta kintu ushoboye gihe ufite iyihe mano nta kintu na kimwe ushoboye araguhanya uko nimba nta kintu ushoboye witwa Kihoto Kihoto ritanganya uko umubwira ajya kugaburira igikoma kirimo intungamubiri 1 2 3 mabera bitera Kihoto 0 hajya kigodge ngo kiragaragaza nta kintu impano y'ikintu idashoboye minus 3 undi nazi nazi ikindi kimana nawe namwese ari ibigoryi gusa yagenda nabikora ye ni cyanjye usoza niye mano sha yese ni kimwe n'abantu ntago genda ufitiye impano ye nyiri impano yanjye je niyo gusetsa abantu witwa nde ye nyine bagita karate uragusekeje ngaho genda reka mwese wese nyine genje kubabwira inkuru y'ubuzima bwanjye nyine ugende ibwire nyoko na wese ngenda yibwira rambi igikombe ubuzima bwawe nyine genda nagiye ahantu mu bajaji nyine barankubita baranyiruka ayo mbise ngaho nyine genda wabonye muri asiro hapa Imana yabuze yo kuvuga inkuru z'ubuzima hano se ni muri oroferi naze ngo tumufate abajaji baragikubisira yo bakiri nyakunindi bihaharaga nyazi ikindi kigo cyagikanuye amaso nawe naze kwimba igikombe ndakibona uyu wandi kunakanura nka satani amenya nagiye bari bubone pe kugira ute shagaragaza impano ufitiye impano yo kuririmba bro bakwita nde banyita petit frère uririmba iyihe njyana se hip hop bro ngaho ririmba utazavuga ngo naguhaye 0 kubusa twagiye sizi impamvu kamera idashima ko numva ko umutima ucinja jya mugira mu mayo bwanasinda wakwimba mbona urakoze byanda sa sinarangije twayumvise manje ndava mu nzu yagupitisha nikuremo kubona uramuskaze no kuririmba aririmbye iki nubwo kiri ibyo bitugore mu ganya hazo ubundi ndabona mwese muri mayo gama kire cyakama undi nani rega jama magenda gitwara bro sifuri gikubona sifuri bakwitande bayita ibura ufitiye mano imana ndi umwami wa rap mujye mumbona moje yitupaka abasani nabari abantu reka banze ngutemo ubusiwe ko abantu bafu nawe warapfuye nabazukiyemo barambaze ngaho tuzikiyisi turiho keshi yamyeho tuzikabadacenga batayiramyeho abanambye kukubana bayitinzeho kuko kuyibaho ari intambara zibaho urezi intambara benshi dusize imbere ubuzima rigatozi ukabayeho turasesa no kwibitaho uyu mujama byibuze nubwo yambaye ikigofero cya abese umuswera aranko myano ngajya kwicara igende Double J Kiboto Karate Petit Frère
icyanjye ibura wafashe mayina ibura mwese uko muri bane rego mutuma mayina ahubwo ni mukomutse hanyuma ibura va mu igihembo cyawe sha va ni wowe bizobiye hanyuma akana kantu kameze neza cyane yirukira abantu do yirukira betaza mu igihembo oya dore igihembo reba dore birahanira hoje bona nawe uri kwishira mayina sha Mombali nanga Kasongo mbona wewe